amaboko arkuntu bayatega nka ajya ngo bayatega nk'iki jewe ntabyo nzi dore ndashaka nk'inyama abundi bagashakamba mama bagashakamba buriya nawe ndamukunda cyane nawe ari ngenda mwigiraho ibintu byinshi nukuri ngenda mwigiraho ibintu bakunzi ba Never Give Up Chat TV wewe wacitse utari wakora subscribe nonaha kugira ngo ibintu bigende neza urubuga no gukora share kuko uyu munsi noneho twabazaniye umusitari utwika ni umusitari muri filime nyarwanda cyo bita cinema ni umusitari muri théâtre aratubwira théâtre akinamo yitwa Imfura y'Iwacu Gihozo hari n'iryo ubusitari rwose kuri fata ryananiye ari buze kuri bibwirira niwe muri kureba rero niwe uri iruhande rwanjye reka abanze asuhuze bakunzi ba Never Give Up Chat TV mu murebe ko guteye neza kabisa ariko bigira nero muraho mazina yanjye nitwa Imfura y'Iwacu Gihozo Smart Girl ndumukinnyi wa cinema ni na théâtre murakoze ni bari smart inde yewe byanyubegewe byananiye uraza kunyihanganira ndashaje gufata mu mutwe birangora nanjye rero wagiye kubakurikiranira iki kiganiro ni Umurashi Mr Obedi murabizi ewana ndabakunda cyane abantu bo muri diaspora murabizi ndabizi muri yo mujya mudukurikira cyane mukomere cyane ewana respect for them no kuvuga ngo rero twaje kumureba Gihozo ewana ni ngoro Umurashi ndo Umurashi wowe ni iby'ubusitani oya ni izina ryanjye ariko Umurashi no kuvuga ngo rero Gihozo iyo ngeze kuri site gihe ubundi ntabwo nshobora kuvaho ntakubatije ngo ni Imfura y'Iwacu Iwacu se cyangwa wanyu none uje kumbatiza ndakubatiza Imfura y'u Rwanda turwana ni Imfura y'u Rwanda no umukinnyi wa cinema no umukinnyi wa théâtre ariko ewan umukobwa ushyitse kabisa tujye kuganira rero hari n'amakuru mashya dufite ari nabyo byatuzanye aretse kugaragara kuri social media ari kuvuga ngo Bruce Melody rwose amuteye inda niyo atamufasha ariko afite inda ya Bruce Melody ewana yayigenderaho umwaka wose amezi 9 yitwara yumva nezerewe ngo yagiye kurenza duhereye kuri icyo ngiki yawo Bruce Melody usibye kuba ndi umufana wenda mukunda tumufana ariko buriya hari hano ko nishimye cyane nko kagira inka ubuje no ko nari nishimye burya ni kwagura umuntu yishima akaba yanakugarira kabisa nari nishimye cyane wewe wemeye kumugabira kumubyarira iyo umuntu yishimye arabigaragariza mu marangamutima ariko rero usibye kuvuga wenda ngo ndamufana Bruce Melody ni umuhanga ariko nabandi ni abahanga ube ni nk'iyo ya mbere ukunda afite indirimbo ubushyuhe nyafu uba gukubise ikinyafu wabyemera usibye ko wenda indirimbo ikinyafu indirimbo ikunzwe n'urubyiruko kandi nawe urayikunda kandi nawe urayikunda ubese ndanayifite pe njya numva uyicuranga ndanayifite rwose ndayifite reka nyikunde ndanayifite nakoze ariko kutusura yego nukuri byaragaragaye Bruce Melody nawe mwakoze kutwakira ese icyatuzanye rero turagera tumenye se iyo nda yagiyemo ndabona warabaye na munini kuruta uko wari umeze wenda wasanga yaragiyemo turagira ngo utange amakuru wenda afatika ku bakunzi ba Never Give Up Chat TV iyo nda yaba yaragiye kwari kuganira haya hoja bamubwira ubu noneho urivuguruje si ukwivuguruza kwari kuganira ni kwa kurikiye ariko n'ubundi ikiganiro gishyuha wenda tudatinze ayiguteye nta kibazo cyaba kirimo ntabwo uvuga ngo ntuzi ko hariho itegeko ngo tubyara dushoboye kurera ubwo se urumva umuntu agomba gutera inda umugore we kuko njyewe si ndi umugore we ariko ndi umufana we gusa uri umwakiteri mwiza rero ariko turagira ngo nibura dukorera akantu gatoya waba warakinnye muri théâtre wibuka wakoze ewana sura ya kazi kabisa utwereka isura y'akazi uri mu kazi acting uvuga ngo wenda niba acting umeze gute niba acting nibura nk'umunota umwe uko acting bwa mbere ujya muri théâtre bwa mbere filime théâtre acting bwa mbere wibuka scene wakina na twe dufite
tiyatere yacu yitwaga urukundo rugoragora ntirujya rugororerwa. Urukundo rugoragora ntirujya rugororerwa. Nakinnye nitwa Nyiramariza. Nyina afite umwana w'umuhungu ukunda umukobwa ariko ndi kumugira inama. Nakinnye reka nagitinge mu wenda kusabye kwagitingamo dusubiremo wakinnye nitwa Nyiramariza. Afite umwana w'umuhungu ndi kugira inama kuko yari afite umukobwa uri iyo ngiyo akaba yaramukunze ariko mu by'ukuri ni kwa kundi ababyeyi bahana abana babo kugira ngo umwigishe ubwira ati mwana wanjye ndabona ibyo ari byo byaba byiza ni muri urwo rwego rero. Nawe afite umuhungu rero ndi kugira inama wanjye kubwira nta mukobwa banza ugerageze urebe. Reka kuri uyu munota mba umuhungu wawe wenda biraza kugufasha kwakitinga neza hanyuma noneho wakitinge iyo acting wakoze. Mwana wanjye rero urabona igihe umaze ni kinini kandi ni ngombwa kugira umukunzi ariko mwana wa genda ugerageze mwana wanjye ubanze witonde ntawamenya uriya mukobwa ugiye gukunda mwana wanjye utazi wabo uriya mukobwa mwana wanjye w'ibigezweho wabiki igihe mwana wanjye hirya kuri shera ku rwara wa Kibondo hera kuba mwiganye mwana wanjye uzi imico yawe mwana wanjye izo impanuro z'umubyeyi. Wow, Jozo urakoze cyane wakitinga neza. Usikugira inama neza mumva ziramfasha ntangiye gufashwa numvaga nageze mu yindi si. Iyi tiyatere rero burya urabona ndacyari mutoya ariko nyina ndi umubyeyi ndi umukecuru urabona bishoboye mwakina ndi umukecuru bikemera ku buryo ajya mpura n'abantu bakibaza niba hari igihe bagatungurwa. Urabona ndacyari mutoya ndacyari muto ariko nyina ndi umubyeyi ngira inama umuntu mukuru ni ukuva muri wowe ukajya mu wundi muntu baguhaye gukina uriwe. Niyo tiyatere imfura y'u Rwanda cyangwa se imfura y'iwacu. Abatazi imfura y'u Rwanda ni akazina gashyashya yabatijwe na Pasiteri Obed Murashi na Pasiteri Mukongeremo. Ni izina ryawe. Imfura y'u Rwanda genda kubatije imfura y'u Rwanda ariko witwa imfura y'iwacu. Urakoze nyakugira imfura y'iwacu. Okay, imfura y'iwacu rero turagira ngo tumenye wabyinjiyemo ryari. Ese iyo tiyatere ukinamo yitwa nguki ni muze tiyatere? Natangiye mbikubwira dufite groupe yacu ikina tiyatere bayita ariko dukina harimo abantu batandukanye wenda sinabigusobanuriyeho harimo abantu batandukanye harimo abenshi n'urubyiruko abenshi n'urubyiruko abantu bakuru baratugana ngo baze twifatanye. Rero itorero ryacu baryita indangamuco cyitwa indangamuco niryo nyinamo. Ukina mu itorero indangamuco. Ese indangamuco warigiyemo ryari? Ese mbere y'uko urijyamo wari usanzwe ubikunda cyangwa se wari usanzwe ubikina hari handi wabikinaga cyangwa niho hambere wari ugiye? Tiyatere rero nazikunze kuva kera nyiri umwana kuko no ku ishuri twarazikinaga ndabikunda cyane. Niyo mpamvu no kwinjira mu itorero ntabwo byangoye kubera ko abantu bari bazi ko mbikunda mpura n'abandi barabishishikariza mpita ninjira muri iryo torero ryacu nubwo wenda ritaragera kure. Dufite ibikorwa byacu bitandukanye turakina nubwo ritaragera kure ariko mu by'ukuri urabona ko birimo biraza. Nabikunze guturuka kera ntago ari ibintu binje mu bungubu. Kuva muri make ni impano wiyumvamo. Ni impano wiyumvamo kandi na sinema nayo ni impano yanjye niyumvamo kuko mpamagaye ngo gukinira nagukinira neza ku buryo wabikunda rwose n'abanyarwanda bakabikunda. Nta shuri wigeze ubyigamo? Nta shuri nigeze niga muri tiyatere cyangwa se by'amasinema. Ni impano muri make. Ibyo bintu burya bikurimo biba bikurimo burya ntabikurimo.
nta shuri nigeze njyamo ngo mbyigemo ariko kubera ko bindimo na sinkwambita ingese none bikunze mwana rwose nemeye rwose nemeye ahubwo nuko wakomeje kunyita umwana wawe nicyo kibazo tumaze kugira hano imbere ya kamera ikibazo nuko kandi nkurushe nkubyaye nuko wambwiye uti ubu ndi umuhungu wawe bose nataye umurongo atundi muri aka kanya rero ndacyari umwana wawe ubu tukicaye hano uracyari umuhungu wawe muri make uramfite umuhungu wanjye rero umwana wanjye nyakugira imana umwana wanjye imfura y'u Rwanda cyangwa se imfura y'iwacu Gihozo iyi mpano hari uyikomoraho mu muryango waba nibura warabireberagaho cyangwa se waramwumviragaho mu muryango wanyu niwe wa mbere ukina tiyatire cyangwa se hari abandi bantu bazikina buzi nka murumuna wawe mukuru wawe cyangwa se mubyara wawe hari abo ubikuraho nk'uko urugero wenda kugira ngo ubashe kubyumva neza niba papa wawe ari umufundi cyangwa se reka nivuge ngiye papa wanjye ni umufundi nako nanjye nakura nkazaba umufundi ni ukuvuga ngo iyo mpano y'umufundi nyikomora kuri papa wowe iyo mpano yo gukina tiyatire uyikomora kuri nde data umbyara yari umutaramyi muri za nkera abantu ba kera barataramaga bagahuza abana nibwo nanjye iyo mpano narayikurikiranye ya data umbyara yarankurikiranye yakundaga umuco nyarwanda agakunda amata cyane nanjye rero iyo mpano yarankurikiranye nubwo wenda aka kanya tutari kumwe ariko mu by'ukuri umwana wabyaye burya amaraso yawe niyo aba murimo ubaye impano yikomora kuri data nyikomora kuri data na mama ni umuntu ukunda umuco cyane imfura y'u Rwanda Gihozo ariko yitwa imfura y'iwacu imfura y'u Rwanda yakabatijwe nanjye pasiteri ubu nabaye pasiteri ibintu by'akazi nabaye pasiteri nageze ahangaha rwose ndabatiza ni imfura y'u Rwanda Gihozo ni pasiteri wo mu byubu ndasohoka byara we pasiteri wo mu byubu ni pasiteri w'iki gihe numva ngo bitwa bubu ari pasiteri w'abubu ni pasiteri wo kuri kamera ubwo byari byacanze rero niyo mpamvu mvuze gutyo nanjye utari wakora subscribe nonaha like share comment ibiganiro nk'ibi byiza abasitari beza bagezweho abakobwa beza nk'abangaba nka ba Gihozo turi kumwe hano ntibazajye bagutanga ntuzajye utangwa kubabona ujye ubabona uri uwa mbere bibaye byiza wakora naho ngaho kukazogera kugira ngo kwa kuri tumaze kuaprodinga ikiganiro tukibona uri uwa mbere uri umunyamahirwe wa mbere ariko se kuba uwa mbere sibyo byiza se ubundi igihe wabaga wakanga hewe mu ishuri iyo nabaga wa nyuma nabaga wa gatanu mu ishuri ubucye yabaga wabaye wa nyuma narakubitwa waratanga ugakubitwa niyo mpamvu uri umuhanga ariko nawe ukunda ibintu by'umuco umuhungu wanjye nawe wambaye neza cyane nkunda kwambara nk'abapapa kubera ko n'ubundi ndashaje wambaye neza cyane n'ukuri mwana wanjye urakoze ariko buriya rero ari n'ababyeyi njya nkunda buriya njya nigira umuco yabugera ku babyeyi ababyeyi nka Cecile Kayirebwa buriya nkunda ukuntu atarama nkunda ukuntu ari nkunda inganzo ye buriya nawe ngenda mwigiraho ukuntu waba n'umubyeyi w'igihugu ukagira imana n'umubyeyi w'igihugu ukagira inka rero nkunda ukuntu agenda yigisha urubyiruko n'umuntu ukunda umuco nawe buriya mwigiraho Kayirebwa Cecile mwigiraho n'ukuri kandi ndanamukunda yubahwe kabisa mwigiraho ndeba ukuntu akunda umuco buriya nanjye nza kugira ijwi ryiza rero mwana wanjye ubu rifite ariko ryiza yewe ndi kuvuga jewe mfite ijwi ryiza nari kujya ndirimba umuco nawe ukitembera ngo aramuranga nawe ugushaka yabona bamanikamo arya badina gute nsa nk'ubu dukorera gatoya ariko rero amaboko hari ukuntu bayatega ajya bayatega nk'ayiki jewe ntabyo nzi dore ndashaka nk'inyama abundi bagashakamba mama bagashakamba buriya nawe ndamukunda cyane nawe ngenda mwigiraho ibintu byinshi nukuri ngenda mwigiraho ibintu byinshi ndamukunda cyane yego turi kumwana kandi bakunda n'abantu b'umuco nkunda abantu b'umuco gakondo ni ukuri ni byiza Gihozo wenda tugana ku musozo ntabwo turi butinde cyane
turagira ngo wenda utubwire n'icyo wabwira abafana bawe kuko ndabizi urakunzwe cyane hanze ndetse hanze y'igihugu mu Rwanda ari nayo mpamvu twaje kukureba gira nk'ikintu ubwira abafana bawe icyo nabwira abafana banjye nuko mu by'ukuri ibyo dukora bajya badusapotinga bakadusapotinga byaba na ngombwa nabo bagatera intambwe bakagera ikirenge mu cyacu bakaza tugakorana kandi ndabakunda cyane abakinnyi ba filime ndabakunda cyane abambanjirije muri sinema ndabakunda cyane ukiri aho ngaho gatoya ntabwo nguciye mu ijambo wenda umuco nyarwanda ubundi tuzi ko guca umuntu mu ijambo bihanirwa baje kwisegura ntabwo nguciye mu ijambo ni uwuhe mukinnyi wa filime urabwira umukinnyi wa filime wagukundishije filime wo mu Rwanda umbwira n'umukinnyi wa théâtre watumye ukunda théâtre wo mu Rwanda umukinnyi wa filime nkunda mu Rwanda watumye ndetse wumvishe bwa mbere ukumva ugize inyota yo kwinjira muri sinema nyarwanda uwa mbere ni Mama Nick wa mbere Mama Nick buriya ni umuntu ugira inama urubyiruko ngo tugane ibintu bya sinema ubundi ni Intare y'Ingore nawe buriya ni umubyeyi mwiza cyane nawe akina neza yakitinga neza nawe ndamukunda ndetse na Muzehe Nkota saza nkunda cyane ndamukunda cyane kubera ko n'abantu bakuru baduha urugero rwiza muri sinema ndetse n'abandi ni abahanga n'abandi ni abahanga cyane wajya muri Barozine ni benshi cyane ngiye kuvuga kereka mbere ko nta muntu utamuhanga uri muri sinema n'ukuri ndabakunda cyane kandi ikindi nkunda n'abantu basapotinga ibintu bya sinema nka Neri usapotinga ibintu bya sinema nawe buriya ni umuhanga urakoze ugera muri théâtre bwa mbere nicyo kintu cyakugoye ukigeramo bwa mbere ngera muri théâtre rero urabona haba harimo ibintu byo kwitinya ukumva reka nkubwire no kurekodinga byarananiye usibye ko byari bindimo ariko ni nk'akanya gatoya nahise nisanzura ngiyumvamo bigenda neza muri sinema bwa mbere nicyo kintu cyakugoye muri sinema ngera kuri kamera bwa mbere kugera kuri kamera kubera ko nararize naniwe guceceka burundu nagiye muri acting umva neza naractinze naniwe kuva muri mood yego numva noneho niki kigukundisha sinema cyane iki gituma ukunda sinema cyane ukaba wumva ko ari bwo buzima bwawe ikintu rero bwakimundisha sinema nuko ari ahantu ugenda ugahurira n'abantu kandi ukiga ibintu byinshi kandi no mu mutwe ugafunguka mu mutwe kandi ibintu wigisha abantu bakagenda bahinduka bikagenda bihindura abantu bagahinduka nibyo bintu nkunda buri ese ubona ari n'iki cyakorwa muri sinema nyarwanda kugira ngo igere ku rwego nk'urwo wenda izindi sinema zo muri Amerika zimera cyangwa se zo mu bindi bihugu duturanye n'icyo ubona cyakorwa muri make icyakorwa nuko buri muntu wese yakunda sinema kandi akayisapotinga hakaza abaterankunga bagasapotinga sinema ku buryo hakabaho amashuri ndakeka arahari yigisha ibintu bya sinema yego abantu bakagana ayo mashuri bakiga hanyuma bakitinyuka bakaba proud yabyo bakabijyamo babikunze yego ikintu cyaba cyiza kandi n'ababyeyi bakarikora abana bakajya muri sinema kuko ni ukuri n'ahantu heza cyane kandi ibintu bakira usanga umwana yarahindutse kahinduka kuko arahura n'ababyeyi bakamwigisha Jozo turi gusoza mbere yo gusoza ariko tukamushimira nukuri kuba waje ukatwakira ukaduha umwanya tukaganira ibintu biba bitoroshye abasitari nkamwe muba mufite projet nyinshi mufite mujya gukina sinema mujya gukina amatiyatire ariko kugira ngo duhe akanya kawe tuganire nukuri uba wakoze cyane reka tubanze tugushimire muri make nanjye ndabashimiye gusa hari n'utubazo
abafana baba bifuza kumenya baba banadutumye kugira ngo tuze tubabarize ariko tugiye gusorezaho tukubaza Ryoza afite umukunzi umukunzi ndamufite ufite umukunzi umukunzi ndamufite abafana baba bashatse kumumenya wamubabwira cyangwa ntabwo wamubabwira igihe n'iki dukundira namugaragaza nta kibazo nese ko atari ibanga ukagira inka we